One Official ni banka after banka twabazane filimi y'akataramunika mu Rwanda iyo mbimenya series. Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye abayeho na mama we na murumuna we gusa. Ubuzima buragoye, amashuri n'inzozi kubera ubushobozi. Wani yafashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige, gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye. Kwageze mu rugo rushya agahura na Moni, umukobwa w'imyitwarire mibi gusa nta kindi amukorera usibye kumutoteza. TikTok maze gukora abantu ubuhanga. Mama bintu wagiye ihangana byige uyu munsi nakagumpa amahoro. Hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera, ariko Moni nawe aramukunda. Ubu ni haba hagiye gushya. Nimba niyo minzani yawe wirwa ndatira ikintu cyo ndatira. Nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri ubu. Nubwo yaza nakubwire, nubwo yaza kwitwara gute, ibyo yakora byose. Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu ko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwakira ruzagaruka, Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko bizarangira gute? Kurikirana filimi iyo mbimenya kuri One Official, kuri subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze. Cyakugendekeye gutani nikira bicucu byaguhaye. Ubu kuko nta nubwo uri kumva ko ndi inzira karengane, nta nubwo uri kumva ko nanjye mfite uburenganzira bwo gukunda umuntu ushaka. Cyangwa ubutunzi bumaze iki muri buno buzima? Utarimo amahoro, butarimo kwishima. Uzabaho gute Anita? Turagushakira ineza. Nanjye ndishakira ineza. Uri ariko warayobye fungura ubwonko bwawe kuko ukumva ariko ubundi n'iki wabaye. Fungura umutwe wawe urebe neza utekereze. Fungura ubwonko bwawe utekereze neza, urebe ikigufitiye umumaro, urebe ejo hazaza hawe niho tukwifuriza. Uranyumva neza? Uranyumva neza? Uri mwakundana n'ibirara by'ingegera bimeze kuri byari bitugize gute hariya? Ntabwo uzabasenze bafite imbunda baraje bari banyisha ubwanjye, bari banyicanye na bofu, bari banyicanye na mushiki wanjye. Uri mwanyumva neza? Zirambesiye z'ibirara z'ingegera wowe. Nko wibwira ko kuba batarakwishara kubera ko Imana bari baje gutabara, ntabwo bari baje kubica. Ari ibyo saba mutuye ntabwo mwazi ko batari baraje mbere yuko mushimutu yangegera zarankandagiye zinkunga imbunda. Uzi imigero bakubise bofu, uzi ikibatira bakubise bofu cy'umuhondo. Wajya ureka ikintu uri kujya. Niyo mpamvu nakuzanye ahangaha kugira ngo mpamagare are nuna ntari anko ndakwinginga ntuhamagarire. Ndashaka ko are noneho ubwanjye mbiherekereza nkabageza kure airport, ibyangombwa byose arabifite, akagutwara mu Bwongereza ukarekana na zirambesire. Asoni n'ubu noneho ubwanjye ndakwifitiye. Ndakubeshya se Anita? Ndakwinginze Sabiba, ndakwinginze udusabye imbabazi. Wabaye iki koko? Uko kuri urantanze nyirere uri anko wanjye, uriya ni Rwanda basuye umunsi wonyine. Ndakwinginze fasha mu mwana wabyaye, anko ngiriye impuhwe, ndakwinginze niwe muntu wenyine nsigaranye. Ubwenge cicira niba gukunda n'ibirara bikatugira kuri kamarade nyirambesire kiriya kijiji uri mu badukoreye. Umura mukobwa wanjye Anita, ndakwifuriza ikiza, ariko kuki utabona ko nifuza kugira ubuzima bwiza? Ese utekereza ko iki kintu turi kuyigirana nacyo no kugira ngo ejo hawe heza Yesu nakugeza mu rugo kuko byaza kwa kuri biriya biringanya. Ubu rero ngukeneye kukwitwarira
ngiye guhamagara none hakandi bakunzi b'inzira umusanda washuje muri hose muje kunakanga ibintu turikimuje kunakanga bita Anita yafashe ndetse n'itore kumugura ko bagiye kubahamagara aza kuba yamutwara ese none bigiye kuba byagenda bitekereje mutamatsi ndetse musinga bigiye kuba byagenda ese none Emile yukazi kuba yabasha gutabara Anita nawe amatsiko n'imishinga ndetse nawe kuvuga ati Emile zwa yutabara Anita kuko Anita bagiye kuba dore hari benshi mwagize ubwo ndetse benshi mwagize agenda kongera kubona Anita ndetse n'Emile batandukanye ndabizika n'ibintu byaje ndetse n'ibintu byatagenda gakomeye cyane gusa mugiye kubona kwanga Emile nawe agiye kuba yaza gutabara ese none biraza kuba byagenda gute biraza kuba byamira biraza kuba byakunda tabashe kuba yatabara Anita nawe anamatsiko n'imishi gusigiye kubona kanga ibintu bigiye kuba byabyo kandi ugiye kubona ko finishe igiye kuba yagira byose cyane je bugiye kubana ushatse wa Nitatic Blaze ngo ayikazi giye kuba twagana kuri nzira ndetse turebira hamwe n'ibigiye kuba byakurikira byose kubisha mu mwasi y'amatsiko ndetse kubisha mu mwasi y'amatsiko bigiye kuba byagenda bugiye kubona kwanga ibintu bigiye kuba byagenda bugiye kubona ko finishe igiye kuba yagira no ku musozi ugiye kubona ko tugiye kuba twakwinjira muri season 5 kandi no ku season 5 izaza muri ndetse season 5 izaza ari uburyo ndetse ibyo bishimwa mutegereje ibyo bishimwa kuza kongera kubona rugema yajyanye muri geza ndetse no kongera kubona rugema batangiye kumukurikirana ibyaha mugiye kubona ko rugema ibyo bigiye kuba byangiretse mugiye kubona ko na rugema nawe polisi igiye gutangira kumwegana ibyo byose bigiye kuba mwana muri season 5 ko season 5 igiye kuza igisubizo ndetse kubona nifuza kubona finale no finale kubona nifuza kubona ukuntu bizagenda byose ndetse kubona iherezo ry'ubuzima ndetse na Fabiola mugiye kubona ko season 5 ari igiye kugaragara mu finale y'ifilme inzu musanzwe baho nawe koko ufite amatsiko kandi ukabukunda na filime inzu musanzwe abantu ugende udakanze kuri iyo buto nizo subscribe hasi muri dukomeze kwiga ndetse mugiye kuba byakurikira byose kandi beje mu mufite amatsiko ndetse ribeshi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi gusa ngiye kubona amatsiko kandi ngiye kubona kuko anga bita Anita arabizi yuko Emile aramutse aje hanga agahura na Ari urabizi ko anga bita Ari yavuze ati ntabwo mfashe Emile nzamwica ndetse mwe kingashoboye yuko yapfendetse insiga na mushinga urumva ko aramutse afashe Emile n'ako ibintu byabihindutse ndetse noneho bahita bica Emile ntabwo zuzaza cyane ko nabwo kanga bita Ari kuvuga ati ndashaka yuko bagira gutyo ubundi bakaba imbunda yanjye ndashaka kwaka Emile imbunda kuko kuba afite imbunda yanjye ni ibintu bikomeye cyane ndetse biri kuntera ubwoba kuko navuga ko impamvu anga bita Ari gutinya kuzanga muri iki giturage hano Emile arabizi yuko Emile aramutse amubonye kandi Emile murabizi ko afite imbunda kandi Emile aramutse afashe arumva ko n'ibintu byabigiye gusa cyane ko ahantu bita Emile yatangiye kuvuga ati ibintu maje kuba nabirambirwa ibintu ndabihaze ibi bintu nzabivamo ngenda gukomeza kubona kanga bita Emile yakomeje kugenda avuga ati ibintu ndabihaze nshaka kuba nabivamo ese none bigiye kugera gute Emile agiye kuba yakwica Emile avuga ati ndaza kuba nakwica umuntu kuko ibintu ntabwo bishoboka kuba rugema kuza kugira ndetse niragira ngo ni Ari ntabwo ibintu nzabyemera ese none bigiye kugenda gute Emile agiye kuba yakora iki nawe kamatsiko menshi ndetse nawe ukoze bigiye kuba byagenda gusa ugiye kubona ko ni filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane niba ufite amatsiko kandi nawe umushobozi bigiye kuba byagenda nyaboneka amenye yuko season 5 igiye kuza ari uburyo ndetse igiye kuza ari igisubizo ku bibazo byawe byose ndetse kwani ibibazo byo ndetse rugema azagera mu mugezi agera rugema azagategura imyaka ingahe mugiye kuba mwana ko Metero nawe agiye kuba yajya gutanga ikirego mu kigo kandi Metero ari uzabasha kuba yabona na mama ibaze kandi barabizi ko Metero afite ibimenyetso byose byatuma ahamwa n'icyaha ubundi akajyana mu mugezi abizi ko rugema yagendaga abwira ibintu byose Metero ibyo byose murabizi ko abantu bagiye mukurikirana iyo filime gora kwitangira byose murabizi yuko rugema yagendaga abwira Metero akamubwira ibintu byose akamubwira n'uburyo yishimo umugabo wa mama ibagiza ibyo byose murabizi ndetse yamubwiraga no kuntu imitungo yo mama ibagiza ashaka kuba yanditse urumva ko Metero ari we gasori ari wowe mugore wa kamarade ari ushobora kuba yagira icyo akaba yafungisha umuntu akabasha kuba yafungwa ese no urugero baza mukatira imyaka ingahe ese we kubwawe urukumva yuko kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza nawe ujya muri komite tubwire uko byumva tubwire niba koko wifuza ko ugeze no tubwire n'imyaka uva bakatira ko mwabonye ko rugema ntakazi kageze mwabonye ko bwose bwabonye ko ari benshi byakagenda abenshi byagiye babaza cyane ko ibintu rugema yagiye akoretse n'ubugome rugema yagiye akora ndabizi ko nawe byaguteye ndetse n'ibyo ko babaza cyane yagira muri nawe ujye muri komite urashaka watubwira ati kumva rugema kuba yafunga imyaka ingana gutya kugira ngo utwereke ko nakomeje cyane kandi ko nifuza ko rugema yahamwe n'icyo wundi akagera mu yezo ndaganga ibyaha byose yakoze cyane ko nabakanga rugema nawe ukagenda nyuma agiye muri gereza nabwo ko ndetse n'intambara batazasika kuko nabo babaye gufatanya cyaka ari babuze ko ibintu byose rugema yagiye akora nabwo ko Fabiola ari mastermind nabwo Fabiola yo byose wagenda kubipanga ndetse n'ubugome bwose nuko n'ubugira na Fabiola byose ndetse mama iragiza we ibyo bizagira gute mama iragiza ibyo biraza kuba byiranye gute twamaje ko mama iragiza nawe ameze neza mama iragiza yamuyobozi biraza kuba byanye ndetse mama iragiza rwose ko yakira ibintu bisikoresha mufitaga ndetse kandi bisho kuko gatuma mama iragiza
cyane ko benshi mukunda mama iribagiza cyane se benshi muri kuvuga ati mama iribagiza ugomba kuba wakira kuko turagukunda cyane ndetse muramukumve nawe tumva ko twari ina film ko nta kintu kirongera kudushimisha kirimo ese n'uroberaza kuba byagenda bitekangana vuba bita kamarade ndetse n'ibindi ko bagira mu cyundi bakaza mu tundi bakabasha kuba baho mama iribagiza kongera kuba yakira ese no mama iribagiza kongera gucyunda kamenya yuko rugemwa ari rugemwa ndetse na Fabiola aribo babigizemo ndetse Fabiola aribo wabigizemo hari komeye cyane kugira ngo abashe kuba yamuruga bizajya bitukumbunye ko mama iribagiza nawe ndetse n'abandi ko mama iribagiza nawe ari intare n'abibonye mwese n'ibisho by'abana bateye courage ndetse bisho murishima cyane kugira ko mama iribagiza agarutse hano ko hari iribagiza nagarutse nta bintu by'imikino afite ndetse mama iribagiza agarutse nta bintu by'ibishingiye kapite bigiye kuba byagenda biteye inama matsiko n'imisho kubona ko gace kagiye kuzamuka kagiye kuzamuka ndetse kagiye kuza ari umuntu ukoresha mu matsiko ko mugiye kuba mwasoje kandi mugiye kuba nkunda ko ibyo bifuzaga ndetse ibyo bishoboka mugiye gutanga ko kagiye kuba kakurikiraho cyose mbere y'uko bikomeza ndagira ngo maze nkwereke filime nziza cyane ni filime igushimisha ndetse ni filime igikubanisha ndetse ni filime yagishimisha bishobora kuba bayibona ndagira ngo nawe maze nkwereke iyo filime uraza kutubwira uko uri kubibona urebye filime nyinshi iyo ni karahabutaka University Life banyarwandakazi Queen TV show ni banga after banga yisanze muri university ariko nta buryo bufatika afite umushinga umwemereye kumwishyurira birangiye umwemereye kumwishyura ishuri gusa ese ubuzima bw'uyu mujyi araza kuwubamo gute kare muri twana dushyashya babivuze ukuri koko icyaro ni cyiza kandi gitanga amahoro umujyi Queen kumucanze nta yandi mahitamo afite usibye gushaka icumbi abo yita inshuti ze ni nabo banzi be nta muhena nkeya bamufitiye ese ibi ntibyabigiye kuba bibi kurushaho urukundo rujyaho rushaka Queen yisanze ari gukunda Moise kandi Moise ni ikirara ese tunazihanganira kubona Queen akundana na Moise kandi abizi ko ari ikirara ubuzima bw'ishuri twese turabuzi tubamo bitandukanye kubw'ubuzima imibereho ubukene cyangwa se aho duturuka hamwe n'ubw'abana n'umukobwa ntacyo bakora pe ahubwo ni ubuzima bwa University ese koko ni ubuzima bwa University kurikirana filimi University Life kuri Queen TV show kuri subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze gaye gukongera ngo nawe urabibonye uri kaga filime kese cyane kubona mu hora mu baza mavuga ese filime nziza ziri filime nyarwanda ziryoshye ziba zirenga nawe urabibonye ngo filime ziba zaraburiye ari nyamuneka nawe nyabukira wundi ubashe kuba ko ni filime nziza cyane cyane filime iryoshye ndetse ni filime ifite story nziza iryoshye cyane biswe muri gaze kuwayi kumara kuzi filime z'umusaraba dusuka ku n'intare y'uburenzi zose ndagira ngo ninge ubashe kuba ko ni filime nziza cyane cyane filime ivuga ku buzima bw'abanyeshuri ndagira ngo ubashe kuba waryoherwa niba kuko nawe ukunda filime nyarwanda rero nayo ibashe kuba yagucika kuri filime nziza kuko mwaka subscribe ko filime iryoshye ikintu cyiza kimeze neza comedy ziryoshye ahangana muzajya mubisanga banza kubaranya filime ziryoshye ndetse ambabwira ko bakomeje kuba bizabyo babwira ko filime kuba yakurikiza iryoshye cyane ya mwese muri kubona yuko iri kugenda yerekeza iryoshye ndetse iri kugana ku musozo sinzi nimba muri kubona yuko yaje kugenda yerekeza ku musozo mwese muri kubona yuko ibintu kugenda bizaba ari ibintu bitandukanye ndetse iryoshye cyane ndetse benshi amahirwe azi kubona yakwishima cyane ariko nabwo akunda gutuma nawe ibyo bigiye kuba bigira nkuko nakomeje kugenda ndibabwira nabwo ko urugero ngo bita rurangiye bagiye kuba yamutabona kuko nabonye ko yagize amagara ku rurangiye nubwo yenda rurangiye yigize nk'amaranga ngiye kubona ko rurangiye agiye guhita afata ururangiye abantu baratse benshi muri gaze kwishimira rurangiye kuri benshi bakuvugira ngo gatse rurangiye ntushobora kwita ku rurangiye umaze icyumweru ugiye kubona umumaro ubwo ndavuga umusaza ibagiza hari umuntu mutazi amazina yawe ndamuzi umusaza ibagiza amuzi mu karade ariko nzagerageza wenda mu karade y'ururaji umusaza ibagiza niyo mazina akomeye cyane kuko amazina ari utabona rero nagira ngo twiganire ndetse turebere hamwe ndetse tujya tuzaganira niba muzi ngo tuganire nyaburi kujya muri kubitekerezo tubwire uko byumva kugira ngo mbone yuko turi banaje ahangaha tuganira nk'umuntu wagiye ubona byinshi cyane ndetse n'umuntu wagiye ubona filime ikinwa ndetse n'umuntu ndetse n'umuntu ukora filime zarangira
kwegukana subscribe ugire nk'uko cyane se kubwire namwe mu mabanga tujye dukomeza kugenda tuganira ese kubera ikiri bagize ababyeyi none ibagize tukiri kumubona muri ino filime byagenze gukora ino filime tuyikina zose turi gukina izi episode zose umuntu tukazikina ubundi agakurikira igihe cyo kuzihitira niyo mpamvu uragenda haje amashusho avangavanze ku bintu bije muri ayo kugira ngo gatisa ahantu ko rugendo tumubonye tukongera tukamubona agarutse bigenze gute niko rero bigenda ntukabitekereza cyane ko iyi filime iratufana cyane kuko nk'abantu bakunda subscribe nk'abantu bakunda Big Fone TV turavuga ati tubagezeho filime imeze neza tugiye tugenda muri iri tuntu gateye neza cyane ko igiza imeze neza ndetse bashe kuba yategura ko imeze neza ndetse no gukora ibibazo muri ino filime hagiye kuba yagenda ndetse mugiye kubona kandi ese noneho iragiza azatanga imbabazi bari kuzakora ko cyose nawe akomeje urugendo ndetse akomeje gusaba imbabazi twabonye ko iragiza yavuze cyusa nta keza kawe cyusa no kubonye cyusa uri kunyigira n'injyajya utabona wenyine abaje amarangamutima ese iribagiza yaba yaranze isezerano nangiranye na muri bwaze bwa mwatungwa cyane aragira ngo nawe uje muri comment tubwire ese uri kumva ibagiza kwe kuba yatanga imbabazi urumva cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi nawe ujya muri comment ese ibagiza namakagize guceka imbabazi cyusa urumva bakwiye kuba bakongera kubana nk'umugore n'umugabo nosha kujya muri comment ukatubwira uko byumva kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biryo akari muri bizi ko cyusa yari yarangiye na ibagiza amubwira ati ntago nshaka yuko namusaza wawe azangaha nimba ari musaza wawe ntago mbyemera ko ari musaza wawe kuko nta wundi musaza wawe ugira ubwo avuga yuko ari umwana wangira ngo ibyo byose murabizi yuko ibyo ni ibimenyetso byose byeretse iribagiza yuko cyusa atakimukunda ndetse bikereka iribagiza yuko cyusa nta keza ke niyo mpamvu rero muri kubona ko iribagiza kugira ngo afate umwanzuro wo kubwira cyusa ati ndakubabari ni ibintu bigoye cyane ndetse n'ibintu biraza kuva kure cyane ese none bigiye kugenda gute ko iribagiza agiye kuba yabyara ku bantu mu byishimiye mugiye muri comment mwandike mati turabyishimiye ko iribagiza yabyara ko mugiye kubona ko iribagiza agiye kuba yabyara akana keza cyane umwana usa nka cyusa ese biraza kuba byagenda bite ko beshi mugiye kuba mwakongera gusebra ndetse mugiye kuba mwakongera kubona ko na mama iribagiza nawe agiye kuba yakira ndetse kamarade agiye kuba yagira gutyo ubona kamuzanira umuti biraza kuba byagenda gutese none mama iribagiza naramuka kiza akamenya yuko umuntu wamuroze ari uyu mugore ndetse afatanyije na Fabiola biraza kuba byagenda biteka intambara rabivuze none kanga harabavuze ikintu bita intambara idasanzwe y'amagambo biraza kuba byagenda bite ese none mama kanyene naramuka amenye yuko uno mugore ari we waroze mama iribagiza kandi muzi ko mama kanyene ndetse na mama iribagiza ari inshuti magara ndetse bamajije kuba inshuti zikomeye cyane ndetse bose bifatanyije mu kugira ngo bashyire rugemwe hasi kuko bamajije kubona ko rugemwe nakeza kangira ngo ko hangaha n'umwana wa rugemwa ari we kanyene yavuze ati rugemwa nubwo ari papa wanjye ariko rugemwa ni inyamaswa rugemwa ni umugome mubi cyane nawe nge simukunda ese none bigiye kugenda gute ko bagiye kuba bafatanya undi bagashyira rugemwa hasi biraza kuba byagenda gute kari beshi mugiye kuba mwakongera kwishima ndetse ari beshi biri bwaza kuba byashimisha cyane noneho biraza kuba byagenda bite kunavuga kangano wita isimbi nawe agiye kuba yagaruka ko beshi mukunda isimbi beshi amakomeje kubona ko isimbi ahantu ari bari kumwirukana ndetse ahantu isimbi ari shitana akomeje kuvuga ati uyu mukobwa simushaka yamajije kubona umwana we nagira gutya ageragera ngo ukomeje kubona ko byabaye n'ikibazo mu muryango ndetse batangiye kugenda baterana amagambo rero mugiye kubona ko isimba agiye kuba yagaruka iwabo ndetse isimbi agiye kuba yagira gutyo ubona akagaruka hanga kwa rugemwe ese none rugemwe azamwakira gute Fabiola azamwakira gute ese nyantambara bazabigenza gute dore ko ari nabo bamwirukanye bamubwira ati vanga ugende agira murabiza amagambo rugemwe yabwiye isimbi ubwo isimbi ajyaga kugenda ndetse isimbi akamubwira ati ibintu ukoze ntago ari byo uzabyicuza gusa mwamenye ko isimbi nubwo yagiye atigeze higo ndetse isimbi ibintu byagenze nawe ndetse isimbi mwabonye ibintu byose byabaye ko bamwibye umwana ndetse kugira ngo abone umwana yingira mu murabizi byakurikiyeho murabizi ko shitani yamubwiye ati kugira ngo n'umwana wawe nuko ugomba ko waryamana nanjye ubundi nkagwa umwana wagira ngo menye ko isimbi akubere kuntu akunda umwana ndetse n'ukuntu yishinjaga icyaha yavuze ati nta kundi ngomba kubikora ariko nkabona umwana wanjye nyaboneka ikintu cyo kwishinja icyaha urani ikintu kibi cyane nibyo bintu bibi cyane biba kuba warakoze ikintu wanjye tukajya uhora wishinja icyaha kuba ikintu cyarabaye uvuga ati ninjye wabiteye yabigizemo uruhare murabizi ko ibyo byose isimbi yagendaga avuga ati njyewe kuba naranze gutanga umwana ni njyewe utumye umwana wanjye abona ni njyewe utumye umwana wanjye mubona
kumurombora kuko iyo mba naramuhaye nyine ise siba byaragenze gutya babonye ko isimbi yabyicuje ndetse akavuga yuko yongeye kubona amahirwe yahita atanga umwana ndetse yahita amuhereza cyusa byihuse cyane se noneho isimbi naramukagarutse ko twabonye ko rugemwe ndetse na nyina ntambara babonye isimbi cyangwa babonye Anita babonamo igisho ndetse babona ari amafaranga ngira muri bizi ko bari bari gutanga amafaranga menshi cyane kugira babashe kuba batwara umwana w'isimbi gusa isimbi yarabyanze ndetse mwese baranabizi yuko hango bita are yatanze amafaranga menshi ndetse ameze nkaho yaguze Anita byose murabizi urumva rero ko hanga ubu bitanya ntambara ndetse nabugemwe babonye abana babo babonamo amafaranga ese hari ababyeyi muze baba bameze gutya babona abana babo bakabona ari ibishoro bakabona n'amafaranga bazabakuramo ku buryo umuntu azakatanga amafaranga ukaba wamuha umwana we kumubwira ati genda mwibare ku buryo niyo cyaba ari igisaza kikagwa amafaranga ahita avuga ati fata umwana ugende mwibana ababyeyi bameze gutyo murabazi mujye muri comment mumbwira avuga ati ababyeyi bameze gutyo nanjye ndabazi ese none bigiye kugenda gute kwanga bita arena ndetse na Emile bagiye kuba bahangana ndetse intambara igiye kuba yaba idasanzwe ndetse mugiye kubona ko agiye kuba hameneka amaraso uje kwitebeza ati se na amaraso yandi arameneka ibyo byose ndetse n'ibindi byose uri kwibaza muri episode igiye kuba yaza ndabizi kuri bwaze ko wabibona kandi nawe ndabizi kuri bwaze ko wakwishima ndetse ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya ku murongo ndetse ngo bita Emile agiye kuba yagiye gutunda agatabara Anita ese none biragenda gute nawe amatsiko ni menshi gusa nta kindi kintu usabwa icyo ukora urakizi no gutera agatebe ubundi ugakana subscribe ukareba nawe ubundi ukihera ijisho ubundi ukaryoherwa na filime nyarwanda filime zizaje ziryoshye rero nahandi uzajya uzisanga usibye ahangaha niba warakoze subscribe uragacoba kumeke ndetse nkubwira yuko ngukunda cyane kandi ngoza ku mutima ciao ciao uvuga ati baso wajye tubwira kuri filime ugwibanga naho nkabasha kuba nagira gutyo ubundi nkabakorera agace no kababwira ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda kuko benshi mwagiye mumbwira ati ibintu tubwira tujye tubibona ibintu tubwira bijya bigaragara tukabibona ese ubibona gute ku bantu mwankurikiranye mwese murabizi ukuntu bimenya mwamaje no kubona kango bita Fabiola nawe ibibazo byamubanye ibibazo ibitekerezo byamubanye ibitekerezo ari maribuka ibintu byinshi cyane ese none Fabiola bari gutekereza ikikuru uyu mugore nawe amatsiko menshi cyane yuko anga Fabiola yabwiye Rugemwe ati ese hagatewe y'uyu mugore uje gutanga amategeko ni iki kintu kirimo ko ndi kubakeka ko ndi kubakemanga ese Rugemwe yaba yarafashe no mugore akamugira nawe yaramugize umugore mwibanga rikomeye cyane mbega Rugemwe ko yaba ese Rugemwe ahita umwitiriye ese najya muri comment tubwire ko rusaza n'uyu mugore nawe abaye umugore wa Rugemwe kandi avukana na Fabiola na nyina ntambara noneho umuryango wose yaba yarawufashe kabisa tubwirize na wamwita kugira ngo mukomeze kugenda tuganira mwumva ko yababaye imfizi y'akagari cyane y'akarere ujye muri comment ubwo n'imfizi y'umuryango birumvikana tujye tunyuza muri gato naganira nimba bwiye tujya muri comment nuko mbanye naho twigane nuko mbanye nago tugende twirebera ukuntu ibintu bimeze neza cyane tunaganira gatanu kandi ubundi nkomeza kubatamo ibintu bizima ndetse nkomeza kubatamo ibintu biri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bicicikana muri no filime inzira ndetse n'ibigiye kuba byakurikira byose dore ko mwamaje kubona ko shitani nawe yari hasi ndetse shitani avuze ati akomeje kuvuga ati atanga itegeko avuga ati ndashaka yuko isimbi avanga kuko isimbi yamaje kuba yabona umwana rero nagire gutya mviranga agende cyane yuko impamvu byose shitani kubyivugisha murabizi yuko iribagize murabizi ko isimbi yavuze ati ubu ngubu shitani urungura amagabo wa mukuru wawe yagize gutya arambwira ati tujye kubana ngaje kunkoderesha inzano mu mujyi wundi twibanire gusa narabyanze ngira ngo sibona ko n'umukobwa yesa amubwira ati ibyo bintu ntuzabikore ndakubujije umukobwa mwiza cyane nta mugabo cyangwa umuhungu utakwifuza kubana nawe wese ubona ko rehanga bitayisimbi yavuze ati ibyo bintu sinabikora ni agaciro kandi ndi kugira ngo nite ku mwana wanjye nta kindi kintu ndi kureba aho usibye kwita ku mwana wanjye se none bigiye kuba byegire ko shitani avuze ati isimbi ndagira ngo avanga ndashaka ko isimba mvira mu rugo ese none isimba agiye kuba yajya ariko isimba agiye kuba yasubira iwabo ku bantu mwiteguye kubona isimbi yagarutse kwa Rugemwe mujye muri comment tubwire kuko niba biraza kuba byabashimisha kubona isimbi yagarutse kwa Rugemwe kuko